murabizi turabizi turi mu rugendo rwa yubile impurirane imyaka 2025 yo gucungurwa kwacu gucungurwa kwa muntu. Tukaba turi no muri yubile y'imyaka 125 twakira inkuru nziza nk'uko abepiskopi babibagejeho babyifuje twabyifuje. Turifuza yuko uyu mwanya wa yubile uba ko ku mwanya w'urugendo kwiga kugendana na Yesu. Insanganyamatsiko y'iyubile turayizi, twanayumvise turi mu ndirimbo ya hymne ya yubile. Turangamire Kristu soko ya mizero, ubuvandimwe n'amahoro. Turangamire Kristu no mu diyoseze yacu twavuze tugendane na Kristu. Muri bino bihe hari byinshi bibahangayikishije biduhangayikishije, ariko iyo dushatse ibisubizo tukiga gushaka ibisubizo Imana tugize ku ruhande, ibyo bisubizo niyo bije bishashagirana ntabwo bimara kabiri. Rubyiruko twige kugendana na Kristu, dusangira ibyishimo nawe n'ibibazo duhuye nabyo tubisange, tube turi kumwe nawe. Muri kino gihe hari ubuyobe butari bukeye n'abamuyobye, cyane cyane bakaza bibasira urubyiruko abatoyi, kuko ari mwebwe mwihuta vuba cyane. Nabuze mbwira abo twahuye ibyumba babwira nti urubyiruko nibyo koko mufite imbaraga, ariko muranoroshye, mufite imbaraga, turabivuga ngo muri amaboko nibyo, amaraso arihuta akirukanka, ugashaka byose kubikorera n'imbaraga zihuse, ariko iyo umuntu abitegereje neza namwitegereje mufite imbaraga nkeya, kuko uje arabaraha akahita bakubita umuranduranyo vuba cyane ugahita ugwa akagutwa. Niyo mpamvu baza babihutira kubashaka, siko bimeze, barabareshya barabareshya bikihuta. Aho niho mvuga yuko ufite imbaraga nkeya no kumenya ingusho yanyu, nicyo nashaka kuvuga. Mufite ingusho, iyo ngusho rero niho babandi baza babareshya bahera bakaguhera we gakobwa inkumi ugeze mu myaka y'umuvuduko, ubwo bakahita bagukubita umuranduranyo vuba. Umusore nabyo ni kimwe, kandi araseswa ntayorwa, Turifuza yuko uyu mwanya wa yubile uba umwanya wo kwivugurura, by'umwihariko nk'urubyiruko, cyane cyane tubashishikariza, ariko namwe mwishikaza kumenya gushishoza, kumenya igikwiye, kumenya ikiri cyo, kugira ngo tubashe kunyura muri iyi nyanja y'ibibazo bitandukanye, harimo byinshi bibareshya. Mwikene cyo ry'ubikore nkuko nabivuze. Ndashimira ko bagira ngo ariko mubamera amashyi abantu bafasha amadarapo y'imiryango y'Igisozi Gatolika, mubamera amashyi. Nabonye harimo n'abambaye ibirango by'imiryango y'Igisozi Gatolika, nicyo nagira ngo ngereho mu buryo bwo kugira ngo tubafashe mu ikenabusho ry'urubyiruko kandi duhangane ibibazo by'iki gihe. Hari uburyo butandukanye, ndabashishikariza kandi tuzabigarukaho mu minsi iri imbere, kongera kwitabira imiryango ya Gisiyo Gatolika. Irasinzira, ariko isinzirizwa n'abandi baza babareshya. Natwe noneho tugatajya kumva yuko wenda bitagifite agaciro, nta mwanya cyangwa icyo bigezweho iyi miryango ya Gisiyo Gatolika. Ariko abari mu miryango ya Gisiyo Gatolika, mbese umutaka wo kuzo turebe abaje muri hano mwambaye ibyangombwa si ibirango byanyu byose, turashaka muzajye munabyambara. Amafurari murayafite, amadarapo murayafite, n'ibindi birango birahari. Aha rero turashaka yuko zimwe muri za ngamba zo kugira ngo bya bindi bitureshya bidusenya bibashyira hasi, tubinyuze no mu ikenurabushyo ry'imiryango ya Gisiyo Gatolika. Abasaveri, abaskuta, abanyamutima, abandi bose inkoramutima, ya matsinda yose y'abasenga, atari imiryango y'Igisozi Gatolika, ariko ifasha urubyiruko kongera kugaruka guhura na Kristo.
nicyo cya kabiri nabwo urubyiruko namwe mbabwira muri kino gihe cyacu cya yubile turifuza yuko rwose imiryango ya Gatolika yongera igasubirana imbaraga mukayitabira.